ijambo ry'Imana rigwirira muri twebwe, kwizera kukagwirira muri twe, kwa twuzura byirukana ubwoba bw'ubuzima. Ubwoba bw'ubuzima bukoresheje abera amakosa menshi. Nongere nkubwira ngo ntabwo bizakizwa n'ingamba, kimwe kizasunika ikindi. Uko kwizera kuzaba kwinshi muri wowe, amagambo Kristo avuga, position ufite mu Mana, kandi ibyo byose tubikura mu ijambo ry'Imana, uko bizagwirira muri wowe uzashira ubwoba bw'ubuzima. Biradukwiriye inshuti z'Imana, aho akamero k'Imana kagenda kagaragarira muri nge, wari wuzuye isi n'ibyonona n'ibyanduza n'ubwibone n'ububi n'urukundo ruke n'amanyanga n'amafuti, nkagira umugabane kuri kamere y'Imana. Abana b'Imana benshi ntago baciye ukubiri no kononekara ku isi n'irari ryayo, bamatanye nabyo, barakijijwe, basavinga Imana, basavinga abantu rimwe na rimwe, bakorera Imana n'abantu, ariko bamatanye n'isi n'irari n'ibyonona by'isi bibafiteho ijambo. Ariko twahamagariwe komatanwa, guhuzwa na kamere y'Imana, kugira uruhare muri kamere y'Imana, niwo mugabane wacu. Muzi ibintu byagiye biducika kubera kunanirwa kumenya kwifata. Muzi ibintu twagiye twica, yaba mu mibanire yacu n'abandi, yaba mu buzima bwacu bwite, yaba mu mibiri yacu, twagiye tunanizwa no kubura kumenya kwifata. Ibyaha se abantu bagiyemo bitagira ingano twagiye twidumburamo, twabuze kumenya kwifata gusa, ngo kandi nyamara ibintu byose biduhesha imbaraga zo kubaha Imana twarabihawe. Ariko mwibuke ko urukundo rw'Imana rumaze gusuka mu mitima yacu kubw'igitangaza, umurimo wo gutangira kumvira ijambo ry'Imana Yesu awukorera muri twe. Ushobora kubyemera cyangwa ukabyanga, ukirekura, ugafata ibifatwa n'ibidafatwa, ukarya ibiribwa n'ibitaribwa, ukajambiriza mu byaha byose. Nyamara kwifata burya kuri muri wowe, burya wagukoreramo, kandi wasimbuka imitego myinshi. Imana ishimwe cyane.